Ndeba kwikata. Ndeba kwikata. Ese afite imbaraga aramwikoreye. Niko ufite uyu mukobwa afite imbaraga arabwikoreye. Ubu uyu mukobwa agira umugabo. Ko byagorana. Byagorana. Vaho. Vaho. Uri mvuta kuhura n'umukobwa ugiye gucubura muri no minsi. Uri mvuta. Ndiyumva neza cyane. Uyu mukobwa rero akaba ari transporter. Uyu mukobwa ngo yashakaga ngo gukora ngo guheka ibiro byinshi mu buzima bwe. Impamvu gemetse fisi. Hari udukobwa nyine tujya tuza kandi dufite n'ibiro bike. Bakavuga ngo ntago wacobora. Yavuze ati fisi niwe muntu munini uzwi mu gihugu. Ngaho vaho fi. Ikibazo cy'amasomo gukwibariza utaragenda. Fisi ubu ngubu uri umukobwa yakubera umugabo mu buriri akakubwira neza nta kibazo. Mbona nta kibazo kuko ndanamurongo. Oya namurongo. Najya murongora namufana. Namurongora kinyuma. Hanyuma rero tuvugana uri umukobwa witeje imbere. Nihe nama wabwira abakobwa b'iki gihe birirwa mu gisimenti bateze ku rugo urugacekero. Bamwe nzova besha nabajita funga babesha ngo bagiye kubagira abastari. Wabahabwiriye inama yo kugira ngo bihangire imirimo. Inama nabagira. Oya nayibanamu. Wayibanamu. Umukobwa ni ubuzi byashaka. Ariko se ko muri rumwe. Niba yumva ku gisimenti ari byo yiyumvamo. Ko muri nawe uri umugabo. Ko muri uri umugabo ngo waba ufite vagina. Kuko ukora ibintu byananiye abagabo. Mubwira abagabo ruta muri Rwanda. Batatu babirwa abantu yakigenda. Harimo nzovu. Hakabamo yaka. Hakabamo jita. Hakabamo nyamabondo wundi winda. Abagabo bose Nyamabondo bashobora kumutwara kuri moto. Nyamabondo yakugigira bigakura. Wamutwara kuri moto. Wamutwara kuri moto nyamabondo. Ari nyamabondo na fisi umunini ninde? Munini ninjye kuko ngiye bivuze ngo rero kakaze yipaje kuba yakwashe kwa ndani nyabisho. Yesu urumva duhuriye. Banyarwanda rero narababwiye mwagakumva. Fisi uri umvuta shauri inyuma y'igitsina gore uri kugenda ukiraho ngo bigerwa. Mufashe neza rwose bimeze. Ariko kurira byagoranye. Watsanga wenda no gukora gahunda byagoranye. Mukobwa abantu bagusange kuri TikTok kugira ujya TikTok. Ngira YouTube ndumuhanzi. YouTube yitwa ngo iki? Amasho. Adufite sapo yari umuhanzi. Sample indirimbo imwe yamenyekanye. Naraje tusa se nawe ra. Twagiye rero mu ndirimbo yawe. Tumwa original. Twagiye rero shyira mutwe. Indirimbo imwe yawe yamenyekanye. Twagiye. Jewe ndumukobwa mwiza. Reka nawe. Ariko ari nasho. Kimero. Yego. Abaviye. Bazakuneretsa. Nazamo yagutereta. Abanyizeza. Kumpa buri kimwe mw'icuza nomora. Kandi nanjye nzakubona. Mwabaviye mwe mwigendere. Narabubahuka mw'icuka ejo hanjye. Niheza nize. Niheza nkuye amaboko mu mufuka. Iyo ndirimbo wayishaka yayisanga he? Ifite ubutumwa. Kuri Diyama Show. Diyama. Wangatiye kuri direct ko shaka gusukisha nanjye direct. Ikibero waririmbye ni icyawe cyangwa ni icya Fisi? Imaze gukubita 1,000 hata niko babivuga. Kuri YouTube views ni views. Imyaka ingahe? Imyaka nayisohoye kuri anniversary. Ufite abana bangahe? Kuri iki? Kuri anniversary. Imana ufite abana babiri nibyo. Urasiga zingini mini 4. Ufite abana babiri. Imana ibyo ufite abana babiri. Siti kana zangole. Uya no munyisiko wa Kigali. Urajye gusengera. Fisi naveho turebe. Abana babiri nje. Ariko njya mbona Pastor Noel nubwo yihabanzovu nabaya. Awe ni umutubuzi. Nawe ugira irari niba yerekwa anasobanurira. Narose mbete perezida kuri Wese perezida kuri. Nese uyu nawe yakubera perezida. Perezida w'amakoperative ariko. Perezida w'amakoperative. Ntabwo abadayimoni baguteye icyo gihe. Warose Fisi. Ni Fisi.
perezida Fahosha Fisi ni perezida w'abantu banini. aho wagejewe n'ije perezida warose reba ngo perezida perezida ubu n'ije warose nawe n'umuntu wambaye ikote Musoza urugendo rero Fisi ave kuri moto. gereka mveho umutubuza ajyeho oya uyu mutubuza arababwiye araje avuga ngo hano paracaka guterura ingorofani umutubuza gutandukanije n'umugore cyane utavuga ngo wamufashe tonde bura tutangusha mwana ngo sipiri nyiyubika arababwiye Komeze kugorana. ariko narababwiye bibuba Kabaye. ubu rero inzozi zo kugira ngo zisohore uhetse perezida akamubwira uhetse rero perezida yewe ndi umushi n'uyu ni umushi ariko uyu niwe mushi wa mbere w'umwesi kuri ubu uhetse perezida inzozi zawe zibaye impamo byaba byo kuvuga ngo warose perezida umukuru w'igihugu nta birimo ariko reka nkwereke n'undi ngwino hano shaka buri kimwamwanya ngwino hano mwereke uwo muri Perezida warose ntago ari uwo. ngwino hano ahetse perezida Perezida warose suyu. yarabonye ute ngwino hano ahetse perezida najyeho ngo perezida siko ari we ko bajya kuvuga subiza nyine uramujyana ni wowe wavugiye wese Muvugana urugendo wicaye. amazi nyamara uhetse uvuga nka perezida ariko ntuhetse inzozi nizisohoye aka kantu ntagakibaye inzozi aka nizisohoye kantu niba uri perezida urabona ko ameze perezida ndi umusaza gusa biranga ariko uri umunyarwanda ndi umunyarwanda aha hantu nta kintu ubonamo yesi u Rwanda ndarubonamo hano bisa n'idarapo okay yesi nawe usa na sipira ariko ugaturase do warebye nawe se do n'amaherena ni amaherena n'amaherena mwese mwese inzozi zawe zibaye impamo zongera zibaye impamvu shyiraho amaguru neza nyamara muretse akaza kuricyura inzozi zitaza ari igiti niko yesi iryo darapo ricyure mu rugo kumva agira n'akasike byuzure uricyure aricyure umwereka hari biki iryo darapo ni ukugira rero ikiraka akazashaka kibonetse n'akasike y'umuhondo perezida shyiramo umutwe vuba vuba oya nakumenya nzaza ucira imyenda mwamushyiraho amategeko mutayacanye zisohoye ubu uzajya kuvuga ngo wararose uhetse perezida wari uhetse umuvugizi n'igihe wari uhetse ubwo se urumva bitabaye umuvugizi uvugira sipira ubu mbonye umugenzi wahetse na kimwe